yahise akundana na mubyara we. Mubyara we bari barareranywe, mubyara we barakuranye muri uwo muryango Gege yari atuyemo. Hanyuma rero barakundana, aza no kumutera inda. Amaze rero kumutera inda, rero abo bakobwa bo bari bafitanye n'andi mabanga, kuko iyo babaga batagiye ku ishuri babaga bafite nk'amazu y'abanyamahanga bari batuye aho hafi, birirwagamo bari kunywa amayoga, bari no mu yindi mico itari myiza. Mu buzima bwo kumansura nawe yamukurikiye igihe gitoya, hanyuma atangira gushaka ibiraka nawe agakorera amafaranga ye. Yararaga mu kabari akanakirirwamo. Rero yahise yiga kunywa inzoga ku rwego rukabije cyane, aragenda ahinduka umusinzi, na bya bindi yasezeranyije nyirasenge yuko azajya amwoherereza amafaranga agafasha umwana we. Yabanye n'icyo kintu nacyo kiramubabaza, akajya ahora avuga ese nzabwira gute uyu muntu tubana wangira icyizere kingana gutya ko nari narasize undi mwana mu rugo. Umumansuzi ahura n'ibintu bitandukanye, bigusaba kwitanga, gukoresha imbaraga ndetse no kurara amajoro. Kutita ku mwana we yari yarabyaye byatewe nuko bya mico yose yagiye agira mbere, ishyari rishyire hasi, ahubwo umusanga umubwire ngo wabigenje ute, ese ni gute bacuruza. Si ngombwa ngo umenye isoko y'amafaranga ye, ese ayakura he, bigenda gute we, ariko ushobora kumubwira ati nyigisha gukora. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro The Struggles of Single Mothers, nk'urubuga ushobora gusangaho ubuhamya, inama bya bamwe mu babyeyi b'abagore birerana abana. Ufite ubuhamya bwawe ushaka kutusangiza, ariko ukaba ufite impungenge zawe ku giti cyawe, uratuganiriza hanyuma ukaduha uburenganzira tugasangiza inshuti z'ikiganiro The Struggles of Single Mothers ubuhamya bwawe binyuze mu majwi yacu. Intego yacu ni ukumva, kwiga no gushakira hamwe umuti w'ibibazo duhura nabyo buri munsi. Niba ari ubwa mbere rero ubonye iki kiganiro, kora subscribe, share na comment, hanyuma ubutumwa bwacu bubashe kugera kure hashoboka ku bamama bagiye batandukanye. Uyu munsi rero nyemerera dusangirire hamwe kumva ubuhamya bw'umusingo mother wagize amahirwe yo kubona umugabo, ubu ngubu akaba atuye mu gihugu cya Canada, ariko ubuhamya bwe akaba yifuje kubugusangiza wowe uri kureba iki kiganiro, kugira ngo bugire aho bukuvana, bugire n'aho bugukura, kandi akubwira yuko amahirwe ya kabiri abaho mu buzima, nubwo ibiyarwanya cyangwa se amakosa tuba twarakoze mu buzima ashobora kwitambika, ariko amahirwe ya kabiri abaho, nawe ashobora kuzakugeraho nukomeza kwitwara neza, ukava mu mico mibi ukajya mu mico myiza. Uyu musingo mother rero yitwa Gege. Yize muri kaminuza, ahahurira n'abakobwa batatu. Abo bakobwa batatu rero baje guhinduka aba best friend biwe cyane. Impamvu yabise aba best friend biwe nuko bakoranye byinshi cyane bigiye bitandukanye, kuko bageze mu mwaka wa kabiri wa kaminuza barihuje, hanyuma bashaka amafaranga bakodesha inzu imwe, noneho bose bayibanamo. Rero buri wese yatangiye kwiga imico ya mugenzi we, buri wese akabaza aho mugenzi we ari, mbese babaye inshuti z'akadasohoka. Ariko baje gukora ikosa, kuko baje kureka ishuri bose, hanyuma minervare yabo bakajya bayifata bakayirya, bakaguramo amashakoshi meza, inkweto nziza byo gusohokana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero bari bafite n'abasore babatereta, abo basore nabo baje kuvaho bamenyera yuko abo bakobwa ari inshuti magara, ku buryo umwe muri bo iyo yabaga ashaka nko gusohokana sheri we muri izo nshuti za Gege, byamusabaga gusohokana abo bakobwa bose, kuko ntago bakundaga gusigana. Rero umunsi umwe Gege we yari yagumye mu rugo, hanyuma haza kuza umusore, umwe mu basore muri abo bakobwa nyine Gege yari afite abacuti be. Abo bacuti be rero bari bafite abasore babatereta. Umunsi umwe rero Gege yasigaye mu rugo,
adashaka gutemberana na bagenzi be nk'uko bari basanzwe babikora. Agiye kubona abona haje umwe muri abo basore, aza mu rugo nk'ibisanzwe aho bari batuye kuko n'ubundi yari asanzwe ahaza. Rero abo bakobwa bo bari bafitanye n'andi mabanga kuko iyo babaga batagiye ku ishuri babaga bafite nk'amazu y'abanyamahanga bari batuye aho hafi, birirwagamo bari kunywa amayoga, bari no mu yindi mico itari myiza. Rero yagiye kubona abona uwo musore araje, aratekereza ati ni iyihe mpamvu atari kumwe nabo aho bagiye ahubwo akaba nsanze hano mu rugo. Baraganiriye ariko baza gushiduka baryamanye. Urumva bafite ibintu by'amabanga baganiriye, hanyuma bagera no kuri izo ngingo zo kuryamana. Rero abacuti ba Gege baje kubimenya, ntabwo byigeze bimuhira yuko abacuti be batabimenya, barabimenye. Bamaze kubimenya bamukura mu buzima bwabo, baramwirukana ajya asubira iwabo. Rero ahantu Gege yari yaravukiye ni ahantu mu muryango, ntabwo yari afite mama, ntabwo yari afite papa, ahubwo yari yararezwe na nyirasenge we na musaza we. Rero aho hantu yarererwaga, urumva bari bifashije ariko bari abantu badakunda umuntu nyine ufite inzira nyinshi. Nyirasenge yari umuntu wifuza kuba yarera abana be nyine akabona barakuze cyane ko nawe yari umubyeyi w'ibana. Hanyuma rero Gege yaratashye asubira iwabo, ariko asubira iwabo nabi, ashwanye n'inshuti ze kubera yuko yabahemukiye. Urumva yaratatiye igihango cy'ubu best friend bwabo. Hanyuma rero nyine yisubirira iwabo. Amaze kugera iwabo rero urumva ntibabyumvishe neza kubera yuko buri mubyeyi wese yifuza ko umwana we yakwiga agasoza amashuri akazagira icyo yimarira. Hanyuma rero muri uko gusubira mu rugo yahise akundana na mubyara we. Mubyara we bari barareranywe, mubyara we barakuranye muri uwo muryango Gege yari atuyemo. Hanyuma rero barakundana, aza no kumutera inda. Amaze rero kumutera inda, ntabwo mu rugo babyumvishe neza, baranabirwanyije cyane, baravuga se uyu muntu ni iyihe mpamvu ishuri rimunaniye noneho akaba afite n'inda. Muri uko gutwara inda, uwo mubyara we yabonye bikomeye, yumva bizaba ikibazo gikomeye, ahita ava mu rugo ajya gukodesha geto, ajya kwibera nyine mu buzima bwe. Umukobwa rero ari we Gege yasigaye iwabo mu rugo aho ngaho yarerewe, mu buzima butamworoheye ye. Nyirasenge aramutoteza, icyo kurya kiba ikibazo, kwita ku mwana biba ikibazo, ariko ikibazo cyaje kugaragara cyane aho umwana yatangiriye ishuri. Rero Gege yari afite umusore bigeze kwigana, ariko uwo musore akaba yarinjiye mu bintu byo kubyina mu tubari tugiye dutandukanye. Gege yaramwegereye amubwira ikibazo afite, amubwira n'ubuzima ari gucamo. Hanyuma uwo musore amugira inama y'uko yazamukurikira bakajyana, akajya amureberaho muri utwo tubari nyine dutandukanye, nawe akamwigisha kubyina. Gege rero yahise yinjira mu buzima bwo kumansura, nawe yamukurikiye igihe gitoya, hanyuma atangira gushaka ibiraka nawe agakorera amafaranga ye. Nyirasenge rero amaze kumenya yuko Gege yishoye muri uwo murimo abantu benshi dufata nko kwiyandarika, byaramubabaje cyane, ahita amwirukanana n'umwana we. Muri uko kumwirukana n'umwana we yamubwiraga yuko atashobora gukomeza gucumbikira ikirara cyanze ishuri, noneho kikaba kigeze mu nzira zo kujya arara nyine amajoro agenda ajya kubyina. Gege rero yahise afata icyemezo, afata umwana we ajya gukodesha inzu, ariko ashaka umukozi. Uwo mukozi rero yarashinzwe kwita ku mwana. Birumvikana Gege yajyaga ava mu kazi nijoro akirirwa umunsi wose aryamye yitegura kuza gusubira mu kazi nijoro. Muri uko gusubira rero mu kazi nijoro ntibyamuhaga umwanya wo kuba yakwita ku nshingano ze nko ku mwana we, ku buryo ku ishuri bajyaga bamuhamagara bakamubwira ati umwana wawe nta nkweto afite, umwana wawe niwe waje utafuze
uniform, umwana wawe niwe udafite ikaye, udafite ikaramu, usanga ubwo buzima nabwo bumubereye ikibazo. Yahamagaye rero umusaza we, arongera amutekerereza ukuntu ibintu bari kunyuramo bitamworoheye, amubwira yuko atazashobora kurera uwo mwana, amusaba ko yamusabira nyirasenge ko yamugarura mu rugo maze bakamufasha kwita ku mwana we. Umusaza we rero kuko yari yarareranwe nawe muri urwo rugo rwo kwa nyirasenge, yarazi nyirasenge, yaramubwiye ati uzazana umwana wowe wigize umusazi, uvuge ko udashoboye kurera umwana, hanyuma bazabura uko babigenza nabo bagufashe umwana. Gege rero yafashe umwana amushyira nyirasenge, aramwigisha na musaza we amufasha kumusobanurira ukuntu abaye adafite umwana yashobora guhiga ubuzima ndetse akabasha no kumwitaho. Nyirasenge agira ubumuntu, yumva ntacyo bitwaye, arongera amusigaranira umwana. Gege rero amaze gusubira muri ubwo buzima wenyine, umwana amusize iwabo kwa nyirasenge, yahise agira igitekerezo cyo kujya akora ku manywa ndetse agakora nijoro. Ni ukuvuga ngo muri ka kabari yabyinagamo yahise atangira kuba umuseriveri waho ndetse nijoro akabyina. Ubwo buzima nabwo bwahise bumukururira kuba ikirara, kubera ko yararaga mu kabari akanakirirwamo. Rero yahise yiga kunywa inzoga ku rwego rukabije cyane, aragenda ahinduka umusinzi, na bya bindi yasezeranyije nyirasenge yuko azajya amwoherereza amafaranga agafasha umwana we kubyitaho, byaramunaniye. Muri icyo gihe rero ari gukora ako kazi, yaje kujya ku rubyiniro kubyina. Agezeyo ajya kubona, abona umuzungu aramukunda, ari ku rubyiniro, urumva yari umumansuzi. Umuzungu aramukunda, amaze kumukunda amusukaho amafaranga. Muri uko kumusukaho amafaranga rero yaramwongoreye, amubwira yuko yamukunze. Nyuma y'akazi rero Gege yahise afata icyemezo cyo gutahana n'uwo muzungu, baragenda bamarana icyumweru cyose ahantu uwo muzungu yari acumbitse. Icyumweru kirangiye amuha amafaranga bari bavuganye, hanyuma Gege aragenda. Ntabwo rero nabyo byigeze bimuhira cyane, kuko nyuma y'igihe gitoya yatangiye kumva atameze neza, akumva gukora akazi biramugoye. Ka kazi k'ubuseriveri akomeza kugakora, ariko ako kubyina karamunanira. Ariko aza kugira igitekerezo, aripima asanga aratwite. Yaje kubimenya ko atwite rero nyuma y'amezi 2 ahuye na wa muzungu. Birumvikana yahise yiheba, aravuga mfite umwana mu rugo, ndongeye ntwise undi, sindi se w'umwana. Uwo ntekereza ko yaba yaranteye inda, ntekereza ko atamfasha, suko atarazi se w'umwana, ahubwo nuko nta bindi bintu bihambaye cyane kuri uwo mugabo yarazi. Hanyuma rero Gege yaje kujya iwabo mu rugo, yandikira wa muzungu kuri Instagram. Yaje kwibuka yuko nyine uwo muzungu yamweretse Instagram yiwe, hanyuma aramwandikira aramubwira ngo burya igihe twaryamanaga wanteye inda. Umuzungu nta no kuzuyaza, umuzungu nta no kumubaza ibindi bintu byinshi, yahise yishima, amubwira yuko ari byiza, ndetse atangira no kujya amwoherereza amafaranga yo kwiyitaho n'uwo mwana atwite. Nuko rero akajya asubira muri ka kazi, bosi we akamurakarira kuki uri gukora nabi. Ariko birumvikana ko Gege yaratangiye kubona utuntu tw'udufaranga ku ruhande atakuye mu kazi. Ikintu cyaje kumutera cyane rero kuva mu kazi ke niki, wa mucuti we witwa Bob wamurangiye akazi, yaje kuza muri ako kabari Gege yakoragamo. Gege bitewe n'ukuntu yari amaze kungana atwite, yaramenye ko atwite, aravuga ati umuntu yandangiye akazi kugira ngo nikure mu bibazo, kugira ngo mbashe kurera umwana wanjye, none aragarutse asanze ntwite, koko ibi bintu arabitekereza gute? Nabyo byamuteye ikibazo, atangira kwanga kujya agaruka mu kazi kubera abantu. Urambona biragenda gute? Urabona ko
ntwite nakoraga mu kabari biragenda gute, aragenda noneho akazi ko mu kabari arakareka. Ariko muri uko kureka akazi ke yajyaga anaganira n'abantu, abantu bakamubwira yuko nyine iyo yabaga yagize amahirwe yo gusangira n'abakiriya bajyaga bamubwira uri mwiza, niba ukora ibi bintu wumva utabikunze wazabireka, akazi karahari kenshi, ushobora guhindura imirimo, ushobora gushaka ikindi kintu ukora gitandukanye kure n'ibi ngibi. Rero Gege yakurikije za nama, yajyaga yumva ahantu hatandukanye, bikubitiraho yuko anatwita inda, bikubitiraho yuko atakifasha n'iwabo, ahita afata icyemezo cyo kurekera kugaruka mu kazi. Wa muzungu rero yaramwizeye akajya amwoherereza amafaranga, kandi ayo mafaranga yahoragaho, hanyuma bifasha Gege kujya afata ya mafaranga akayohereza iwabo kwa nyirasenge akabasha kwita ku mwana wa Gege yari yarasize mu rugo. Muri uko rero kutasubira mu kazi, Gege na ya mafaranga wa muzungu ari kumwoherereza yagize igitekerezo cyiza, ahita afata icyemezo ajya gucuruza imyenda mu mujyi. Noneho rero amaze kugera mu mujyi hamwe yacururizaga imyenda, ba bakobwa b'inshuti ze umwe muri bo yaje kumugeraho, asanga asigaye acuruza imyenda. Aramubaza ati se uko mbona usa neza, ubuzima bwagenze gute, bimeze gute, twarumvise ngo warabyaye. Mu by'ukuri ba bacuti be bo ntago bari bazi umwana Gege yabyaye yari uwande, yari uwahe. Bo bumvise yuko Gege agiye muri uko kugenda yagiye ajyanye inda ya wa musheri w'umwe muri bo yaryamanye nabo. Ariko siko byari bimeze, kuko Gege yari yarabyaranye na mubyara we, ariko ntibari babizi. Rero byarabatunguye cyane, byatunguye umwe muri bo wari umubonye aho hantu, aravuga ati se uyu muntu waduhemukiye akagenda akaba ameze neza, asa neza. Urumva abashuti be rero barabimenye, batangira nabo kujya bamuhamagara, ni runaka wampaye nimero zawe, yambwiye ko usigaye usa neza, umwana wawe ameze ate, umwana wa mbere ameze ate, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho bakanamubona yuko atwite n'indi nda. Batekereje rero ko yashatse cyangwa se ari hafi gushaka, nuko nabo ntibamuha agahenge batangira kumugendaho. Gege rero wa muzungu yakomeje kumufasha kugeza umwana avutse, umwana agejeje igihe kingana n'umwaka n'igice. Wa muzungu amuhereza amahirwe, amusanga muri Canada, babana nk'umugore n'umugabo. Rero igihe cyose yamaze muri Canada abana n'uwo muzungu nk'umugore n'umugabo, ntago yari yaramubwiye yuko afite undi mwana yabyaye imbere yuko amutwitira iyo nda. Yabanye n'icyo kintu nacyo kiramubabaza, akajya ahora avuga ese nzabwira gute uyu muntu tubana wangira icyizere kingana gutya ko nari narasize undi mwana mu rugo. Hanyuma rero igihe cyaje kugera, umugabo w'umuzungu aza kohereza Gege muri Afurika kugira ngo babashe kwitegura gukora ubukwe babane, ariko Gege agaruka afite icyo kibazo cy'uko yahishe umwana mu rugo. Muri uko kugaruka rero ibibazo byabaye byinshi cyane, ndetse na za nshuti ze zikomeza kugenda zihwihwisa amagambo atari meza, na mubyara we amenye yuko Gege umwana we agiye kumujyana hanze, nawe arigaragaza avuga yuko ari we se w'umwana. Ibi bibazo bikomeye cyane, za nshuti zikavuga se w'umwana utari we, ndetse na wa mubyara we nawe akaza akavuga yuko umwana ari we. Ibintu biragenda bibazo cyane kugeza naho ubukwe bwa Gege bwari bugiye gupfa, bwishwe n'abacuti n'inshuti n'aba best friend biwe bahoranye bibwira yuko bashaka kumusenyera urugo. Rero Gege ibyo byose yaje kubicamo, hanyuma abwiza umugabo we w'umuzungu ukuri, ubukwe burataha, ndetse ubu tuvugana bakaba bababarizwa mu gihugu cya Canada, we n'umwana we, muri kondisiyo yanyuzemo zose zitari zimworoheye, mu buzima bwose yanyuzemo butari bumworoheye, ariko Imana yaramufashije abasha kongera kugira amahirwe yo kubaka urugo rwe. Inkuru ya Gege rero
cyangwa se ubuhamya bwa Gege ikintu bushobora kudusigira nk'abasingomada dushobora kwigiramo niki. Nuko mu buzima umuntu ashobora kugira amakosa abaho, ariko hari n'andi mahirwe ya kabiri. Mu by'ukuri Gege ntago yigeze abanira inshuti ze neza. Kuba yarakoze iryo kosa ryo kuba yahemukira abo ba best friend wiwe n'ubuzima bwose bari babanyemo, urumva nawe ntago yigeze areba kure, ahubwo yarabahemukiye. Rero nabo kuba baramukurikiranye bagashaka no gusenya urugo rwe cyangwa se andi mahirwe yarabonye ya kabiri, batanazi neza se w'umwana ngo ninde, urumva nabo ntago babaye abacuti beza. Rero muri ubu buzima turi kunyuramo ushobora kuba wibwira ko ari bwo buzima ukwiriye, kuko utazi ejo hazaza hawe hameze gute, kuko utazi icyo uzaba cyo ejo. Nonaha ushobora kuba uri kumwe n'abakobwa b'inshuti zawe, ariko ukaba ubona ubwo buzima urimo ari bwo muzasaziramo. Oya, uribeshya cyane. Ni ukuvuga ngo mu bintu byose ukora ugomba kugira limite. Mu ntwaro rero abo bakobwa bakoresheje kugira ngo basenye urugo rwa Gege cyangwa se ubukwe bwe bwende gupfa, bagiye bakoresha na ya mabanga y'ukuntu bajyaga barara mu tubari, y'ukuntu bariye amaminervare, y'ukuntu bagiye bakorana utunyanga tugiye dutandukanye. Ibyo byose bakabifata bakabivuga muri famiye ya Gege, bikagera no kuri abo bantu yagiye abyarana nabo, yuko atize, yuko yabeshye. Mu by'ukuri buri muntu wese umwumvise akumva yuko n'ubundi yari umukobwa udashobotse. Kuba rero nanone Gege iyo yarakoze ikosa ryo gutaha mu rugo nkaho yakwitonze, yariye amaminervare, yakoze ibintu byinshi bibi, yanahemukiye inshuti ze, ariko akagera mu rugo ya ngeso kwa kundi yirwaga agenda akanabizana mu rugo, akaba yaryamana na mubyara we, nawe ubwe ku giti cye byamukururiye akaga, kuko byatumye ajya mu buzima atigeze yifuza kubamo, byatumye akora akazi ubwe ku giti cye atigeze yifuza kubamo. Gute rero? Niba umuntu yari afite icyerekezo cyiza cyo kwiga universite, cyo kugira gute, ariko akisanga ari kubyina nk'umumansuzi mu tubari tugiye dutandukanye, umumansuzi ahura n'ibintu bitandukanye. Bigusaba kwitanga, gukoresha imbaraga ndetse no kurara amajoro. Kutita ku mwana we yari yarabyaye byatewe n'uko bya mico yose yagiye agira mbere atabashije kuyireka. Rero n'uwo muhungu nawe kuba yaramutaye akagenda akanyura muri ubwo buzima bugoye, akabasha gushakira umwana we icyo kurya, ariko mu buzima bugoye, avangamo no kwiheba, avangamo no kutigirira icyizere, kuko yageze aho nawe ubwe yiyahuza inzoga. Muri uko kwiyahuza inzoga hari igihe umuntu afata ibiyobyabwenge kugira ngo wenda abashe kwiyibagiza ibintu bibi aba yabashije kunyuramo cyangwa se ibintu bibi yanyuzemo, ariko buriya uba wishuka, kuko nta kintu na kimwe bishobora kugufasha, kuko iyo bigushizemo nanone urongera ugatekereza. Iyo rero izo nzoga zabaga zimushizemo, nibwo ku ishuri bamuhamagaraga, umwana wawe bimeze uku, ntabashe kwita ku mwana we. Tuboneraho n'akanya keza ko kubwira abana b'abakobwa babyarira mu rugo cyangwa se abasingomada babyarira mu rugo, bakihakana abana, bakanga kwita ku bana babo, inshingano zabo ku bana bakazirengagiza. Ukarya neza, ukanywa izo nzoga uri kunywa, ukajya muri ayo mabuwate cyangwa se ugakora n'utwo tuzi twose uri gushakishamo ubuzima, ariko wabona ibihumbi 5, ukabona ibyo bihumbi 5 nta kintu na kimwe biri bugufashe wowe n'umwana wawe, ugahitamo kubinywera inzoga, nyamara wakayafashe ukayoherereza umwana wawe akagira ikindi kintu yamufasha. Ashobora kutamukorera ikintu gihambaye, ariko ashobora kumugurira amata, cyangwa se n'abantu bamukurerera bakabona ko uri umubyeyi nubwo uri mu kazi wita ku nshingano. Kuko hari abamama benshi baba bafite n'ingo, cyangwa se abapapa benshi baba bafite n'ingo batuye kure, ariko bafite abana. Umwana akaba azi ko mama we yagiye mu kazi, ariko akaba yamugenera icyo kintu cyo kuba yamufasha. Rero Gege we
siko byagenze. Umwana amaze no kunanirwa kumurera, nta nubwo yahise yikubita agashyinga avuge ngo aya mafaranga nzajya nyafashisha umwana wanjye. Rero niba nawe uri umwe nka Gege wumvishe ubu buhamya bwa Gege, ukiyumva neza ko nawe iyo ngeso yo kudafasha umwana wawe ujye uyigira guhera uyu munsi, ukurikije ibintu byagiye biba kuri Gege, nakwifuriza yuko wajya ufasha umwana wawe mu bushobozi ubwo ari bwo bwose waba uhuye nabwo, mu mirimo yose waba uri gukora. Gufasha umwana wawe wasize mu rugo cyangwa se wasigiye abantu ngo bakurerere, ni byiza kongera kumwibuka ukagira icyo nawe umwoherereza. Rero muri ubwo buzima bugoye cyane Gege yanyuzemo, yagize n'ipfunwe ry'uko umuntu wamurangiye akazi yamutenguye. Niba umuntu ugiye kumutakambira cyangwa se kugira icyo umubaza, kumusaba akazi, ukavuga ngo mumbabarire ndi umusingo mada, nirerana umwana, none mumfashe mbashe gukora kugira ngo mbashe kwita ku mwana wanjye. Ugasanga umuntu wenda akoze uko ashoboye kose, agushakiye akazi mu buryo nawe butamworoheye, mu buryo bumugoye, mbese ashatse ahantu agushyira. Wahagera ukiga imico mibi, ntubashe gukora cya kintu wamusezeranyije ko ugiye gukora, cyangwa se ntubashe gukora cya kintu we yahaye agaciro ajya kuguha akazi, mukazongera guhura waragize gute, noneho warabaye nabi kurushaho. Gege yabonye Bob wamurangiye akazi ko kubyina, ariko noneho bongera guhura Gege atwite indi nda ya kabiri. Ibaze yuko yaje amubwira mu rugo baranyanga, mu rugo bimeze uku nuku, masenge biri kugenda uku nuku, ndi kugorana muri ubu buryo. Umuntu akigomwa akagushakira akazi, yamara kugera muri ako kazi noneho agatwariramo indi nda. Rero Gege yagize isoni cyane kubera ko umuntu wari waramurangiye akazi amukunze, amushakira ineza we n'umwana we, yasanze atwite. Ntago yigeze amuha amahirwe yuko amubona, ariko Gege we yaramubonye. Rero impamvu yamwihishe nuko yari azi neza yuko ibyarimo ari amakosa, nuko yari azi ko ibyarimo nta nyine bidasobanutse bidasa neza. Ni nk'uko umuntu yakurangira akazi mu kanya yagaruka akavuga ati wa mukozi nabahaye arihe, ati wa mukozi wenda n'urugero yaratwibye ahita agenda. Ubusebeje wa muntu wagushakiye akazi nawe ubwawe utisize. Rero ikindi kintu gikomeye cyane dushobora kwigira muri ubu buhamya bwa Gege nuko amahirwe yego abaho, amahirwe abaho, ahubwo amahirwe ya kabiri iyo akuziye mu buzima uyagendamo gute, n'ubuhe buryo witwara iyo ubonye amahirwe yawe ya kabiri. Gege rero ikintu twamwigiraho nuko Imana yamuhaye umugisha, reka mbyita umugisha kubera yuko buri hantu hose havamo ikintu wabonaga ko kitaba cyiza ariko kikaba cyiza. Ubu tuvugana Gege yarabyinaga, ariko umuzungu amukundira kuri stage. Kuba umuzungu rero yaramukundiye kuri stage byonyine ni ibintu bitangaje, kubera ko aho hantu hanyura abantu benshi batandukanye, cyangwa se yari yarabonye abandi bantu benshi batandukanye, ariko nta muntu n'umwe wari waramuhaye amafaranga wenda ngo yongere amugirire indi neza. Ineza rero yindi ni iyihe? Urumva niba bari baramaranye igihe kingana gutya aho hantu uwo muzungu yaracumbitse, byari bihagije yuko uwo muzungu yamwishyuye ibyo bavuganye yagiye. Rero nta n'izindi contact yari afite zihambaye ku buryo yajya kuvuga ngo ese ndamuhamagara ndagira gute, kuko uwo muzungu yari yaranitahiye. Rero Gege kuba yarandikiye uwo muzungu kuri Instagram akamubwira uko ibintu bimeze, ntanamubwire nabi cyangwa ngo amutoteze mu magambo nka bimwe tujya tubwira abahungu ati wanteye inda, ariko ugasanga arakubwiye ngo singiye njyenyine utera inda, singiye mugabo wenyine mwaryamanye kandi warabyinaga, ugasanga umuntu arakwihakanye. Gege yagize amahirwe rero, uwo muzungu ntiyigeze amubwira ayo magambo mabi yose, ahubwo yatangiye kumufasha. Uko kumufasha kwe rero niko Gege yigiriyemo inama nziza noneho yo kujya afasha umwana we. Single mother uri kunyumva wumvishe ubuhamya bwa Gege,
niba wajyaga ukora ibintu bibi ntiwite ku mwana wawe. Amahirwe yose ubonye ukumva ko wenda ukeneye ibirenze kugira ngo uzajye wita ku mwana wawe, hera ku byo ufite kandi noneho utangire ku munsi wa mbere. Niba umenyanye n'umuntu ubona ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, mubwize ukuri, mubwire ko ufite umwana, kugira ngo ya mahirwe naza atazaza kuri wowe gusa, ahubwo ayo mahirwe azaze kuri wowe n'umwana wawe. Muri uko gufasha umwana kwe Gege yakoraga, yabikoraga rwihishwa. Mu by'ukuri wenda nuko uwo muntu yari ari kure, uwo muzungu yari ari kure, atigeze abasha kumenya akantu ku kandi ngo amafaranga nkuha uyakoresha iki. Ariko iyo aza kuba ari umuntu uri hafi, amafaranga nkuhaye afasha umuntu umwe cyangwa se afasha abantu babiri, uburyo yakoreshejwemo ubuyabona. Rero uko kwihishahisha nabyo ni ibintu mbona bitari byiza. Niba ufite umwana wamufashije ku mugaragaro, ukabwira umuntu uri kugutereta cyangwa se ukabwira uwo muntu uri kugufasha ko ufite umwana, kugira ngo ejo utazagongana nawe mu bintu bimeze gutya. Naguhaye amafaranga none ntiwayakoresheje ibi n'ibi, ariko nyamara wakoresheje ikintu kizima, inkweto, wishyuriye umwana wawe ishuri. Ariko kuba wa muntu atabizi neza ko wari ufite umwana, biri bubateranye, bishobora wowe ubwawe kukwambura amahirwe yo kubana n'uwo muntu, bishobora wowe ubwawe kukwambura amahirwe yo gutakarizwa icyizere n'uwo muntu, kandi nyamara yagakwiriye kukugirira icyizere mu buryo burambye. Rero Gege ikosa yakoze, nifuza yuko nta wundi musingo mada warigwamo, cyangwa se niba uri kurikora nonaha uri kubona iki kiganiro, hitamo guhindura, kuko umwana ni umugisha. Iyo umwana agaragaye cyangwa se iyo ubwiye umuntu ngo ufite umwana, hari n'igihe ari byo akubahira. Rero gufasha abana bacu ni byiza, ariko tukabafasha mu buryo bwiza bugaragara, kuko kubyara ntago ari ipfunwe. Uburyo bwose uba warabyayemo ni impano ikomeye Imana iba yaraguhaye. Rero inshuti ze za Gege, nubwo Gege yari yarabahemukiye, ntago bagakwiriye kuba inshuti mbi ku rwego babereyeho Gege inshuti mbi. Niba umuntu mwarakoranye ikintu runaka cyangwa se mufitanye amabanga runaka, si ngombwa kujya kuyavuga nyuma mu gihe ubonye undi muntu agize amahirwe. Niba muri abasingo mada batatu mugendana, mu by'ukuri mufite amabanga yanyu mubikiranye, mufite uko muganira, mufite aho mujya, mufite uko mushaka ubuzima mu nzira zigiye zitandukanye. Niba umwe muri mwe agize amahirwe akabona umugabo akamukura muri mwebwe, mwishimire intambwe ya mugenzi wanyu, muvuge ngo runaka arubatse. Bitewe n'iki? Muzi struggle yahuraga nazo, muzi uburyo yahigagamo kugira ngo umwana wabeho. Ni iyihe mpamvu ushobora guhaguruka ukajya kubwira abandi bantu ibibi bya mugenzi wawe kugira ngo mugumane muri ako gahinda, cyangwa se mugumane muri uwo murongo mwari murimo? Njyewe ntekereza yuko ku ruhande rwanjye ushobora kureka mugenzi wawe akajyayo, kuko iyo umwe avuyeho ni wowe ugiye gukurikiraho. Rero inshuti za Gege zari zimaze igihe kinini cyane zitavugana nawe, zitaza amakuru ye, muri kwa kwiteza imbere no kujijuka no kumenya ubwenge no kuva mu bintu bibi Gege yari arimo, akavuga ati njyewe niba uyu muzungu anyoherereza amafaranga, kuki nayafata yose nkayaha umwana wanjye cyangwa nkayajyana mu bintu bidafite umumaro? Kuki njyewe noneho ntagira gute, nta kwihangira umurimo? Yihangiye umurimo, rero aracuruza. Muri uko gucuruza kwe byamuhuje n'abantu benshi ataherukaga, harimo n'izo nshuti ze. Rero niba usanze mugenzi wawe hari aho yavuye, hari n'aho yageze, hashize igihe kinini cyane mudaherukana, si ngombwa ngo murebere muri cya gihe wamubonagamo, twakoraga ibi, yari uyu n'uyu, bimeze uku n'uku, kuki ameze uko. Ahubwo ishimira intambwe yateye. Niba nawe uri umujyambere ushaka ko nawe watera imbere, ishyari rishyire hasi, ahubwo umusange umubwire ngo wabigenje ute. Ese ni gute bacuruza? Si ngombwa ngo umenye isoko y'amafaranga ye, ese ayakura he, bigenda gute? Oya, ariko ushobora kumubwira ati nyigisha gukora,
niba wumva ufite ishyaka n'ishyari ryiza akakwigisha gukora ariko udashingiye ku byo yubatse, utazi n'uburyo yabyubatsemo, ugashaka kugenda ubisenya buhoro buhoro witwaje amabanga cyangwa se witwaje amateka y'ubwana mwakoranye cyangwa se y'imico mibi mwakoranye, kuko umuntu arahinduka buri munsi. Rero Gege we ntabwo yigeze yita kuri ayo magambo y'inshuti ze, ahubwo yahise yigirira amahirwe wa muzungu aramutwara. Igice gikomeye cyane mu buhamya bwa Gege mu mubano we n'uwo muzungu muri Canada, kuba byonyine yarafashe indege akava mu gihugu cye akagenda akajya mu kindi gihugu asize umwana we, byakabaye ari ikintu kimubabaje. Ubundi umwana na nyina bagakwiye kubana kugeza umwana akuze akajya mu bundi buzima, ariko birababaje cyane kubona wakwitera umwana ukagenda kandi naho ugiye batazi yuko nyine umufite. Byaramugoye kuko koherereza amafaranga nyirasenge byatangiye kujya bimunanira, koherereza nyirasenge amafaranga bikamunanira, akamuhora amubeshya. Kandi umuntu udatuje iyo mubana mu nzu uba umubona, uba wibaza uyu muntu kuki ajagaraye, kuki aba bya bindi twavuze, ugasanga icyizere cyawe kiratakaye bitewe n'uko utigeze uvuga ikintu. Rero kuba izo nshuti ze zaraje zikajya zivuga amagambo, ziyavuga agenda agera ahantu hagiye hatandukanye, akagera no kuri wa muhungu babyaranye umwana bwa mbere ari we mubyara we, kabone nubwo nawe yari yarigiriye mu bandi bakobwa, kandi bikagera no kuri Gege. Gege nta kintu byagombaga kumurebaho cyane kuko we yumvaga ko agomba guhisha ibanga rye ry'uko yabyaranye na mubyara we, yumvaga bitajya hanze. Ariko muri kwa kundi ababyeyi benshi b'abagabo batarera abana, iyo batangiye kumva abana bataye batangiye kugira amahirwe agiye atandukanye, hari igihe batabifata neza, nabo bakagaruka mu buzima bw'abo mama bataye kugira ngo babuze abana amahirwe. Rero njyewe ikintu numvishe muri buno buhamya bwa Gege nuko uriya mubyara we babyaranye atifuzaga yuko uriya mwana wagira amahirwe yo kuba yajya muri Canada yitwaje nyina. Kuba utarabanye n'umukobwa wateye inda, umwana akazagira amahirwe akomeye ariko ataguturutseho, cyangwa se ibyo twe twita amahirwe, kuko abantu benshi tuvuga ko kujya hanze harimo amahirwe atandukanye. Ukumva ikintu nk'icyo ariko kitaguturutseho, uri umubyeyi w'umugabo wabyaye uwo mwana, ugashaka kuza gusenya icyo kintu, mbona atari uburyo bwiza, kuko wagakwiye kureka umwana akagira amahirwe, kuko n'ubundi uba utaramwitayeho mbere. Rero ako kanya agize ayo mahirwe bitangira kwerekana ko ari wowe papa we. Uyu mwana ni uwanjye, uyu mwana ubaye iki ntimwamukura aha bitewe n'uko ari uwanjye. Nyamara mu gihe wari ukenewe kugira ngo ufashe uwo mwana wanze kugaragara, ariko mu gihe kidakwiriye cy'amahirwe uri kuza kubuza umwana amahirwe kugira ngo ubashe kwitirirwa izina ry'uwo mwana. Rero mu bintu byose dukora, yaba ku ruhande rw'abasore batera inda abakobwa bakabihakana, ndetse n'abakobwa babyarana n'abasore batandukanye, nyine ukaba ufite ababyeyi b'abagabo, ukaba ufite abana ariko bakomoka ku babyeyi b'abagabo batandukanye, hari ikintu kinini cyane iyi nkuru ya Gege ikwiye kugusigira mu buzima bwawe, kugira ngo amakosa Gege yakoze nawe utazigera uyakora. Rero amahirwe ya kabiri abaho, bamama, kandi muhumure abifuza kuzongera gushaka cyangwa se abifuza kuzongera kubona abakunzi, muzitonde, mushishoze. Ikintu cya mbere nakugiraho inama ni uko wabwira umusore uri kugutereta ukamubwiza ukuri yuko ufite umwana, ndetse niba ari uwifuza kugukunda muri kumwe n'umwana akagufasha mwakomezanya. Niba atemera umwana wawe, wowe ukaba wemera ko agukunda, atagukundira umwana wawe, ubwo nabyo ni wowe wabihitamo. Ariko ikintu cya mbere ugomba gukora ni uko ugomba kuba proud yuko uri umumama, kuko ni umugisha. Hari benshi bazabikubahira, hari benshi bazabikunengera, ariko umwana ni umugisha. Ntugahishe umwana
kirazira. Rero namwe mwaba papa mwe nahoze mbagarukaho, mureke abana babona amahirwe mu gihe gikwiriye, wikibuka ko uri se w'umwana mu gihe ubonye umwana hari iyindi ntambwe ateye ushaka kumubuza amahirwe kugira ngo wowe ugaragare wiyitirire izina rye, kandi mu gihe ari mutoya atarigeze abona amata yawe, atarigeze abona urukundo rwawe nk'umubyeyi w'umugabo wamubyaye. Rero abakobwa b'inshuti tujya tugira mu buzima, natwe ubwacu twige kuba inshuti nziza. Niba uri kumwe n'umuntu mu buzima bugiye butandukanye ukabona Imana yamuhinduriye amateka, rekera gusenya ubuzima bwa mugenzi wawe, kuko wenda niho hantu abonye ho kurambika umusaya. Reka mugenzi wawe abashe kurera uwo mwana, kuko ayo mahirwe abonye siyo yawe, nawe ushobora kuzabona ayandi mahirwe. Ku babyeyi rero barera abana ariko abo bana bakaba atari ababo, ndetse abo bana bakaba babazaniraho abuzukuru, reka mbita abuzukuru kuko abo bana nimwe baba babona nk'ababyeyi, bakabazanira abana bo kurera. Mwihangane, mukomere. Gutoteza umukobwa utwite ashobora gukuramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kwiyahura, kwiheba no kujya mu zindi ngeso, ariko ibyo bintu ugasanga neza byakomotse ku bantu bamukunda, bamuzi neza, ku bantu bakamushyigikiye kugira ngo ubuzima bwe butaza kujya mu kaga. Reka rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Niba ufite ubuhamya bwawe cyangwa se ufite inama ushaka gusangiza bagenzi bawe, watwandikira ukurikije izo nimero uri kubona kuri screen yawe. Reka tuzasubire mu kiganiro cy'utaha. Mwari muri kumwe nanjye umubyeyi Denise, ndabakunda cyane. Intego yacu ni ukumva, kwiga no gushakira hamwe umuti w'ibibazo duhura nabyo buri munsi. Ciao ciao.